gahunda yo kwirukana Imana ku isi igasigara ituwe n'abantu batazi iyo bava n'iyo bajya. Ubugomeramana bwibasiye umuryango, bwibasiye ingo. Iyi si dutuye ntabwo gusa igengwa n'Imana. Ikibazo nuko abagomeramana bagenda bashaka kwigira iyabo. No mu kwigira iyabo hari gahunda bafite. Iyo gahunda ni iyi, niyo kwirukana Imana ku isi, kuko nyine bo n'abagomeramana batwira isi none ibi yatwuko twumve dutekanye, Imana nigende iyivemo. Ariko se kugira Imana tuyirukane ntizongere no kuba yanagaruka izajye ku yindi migabane, sinzi ukuntu yabyita, tubigenze dute? Bati reka turuge tubere umuryango, tubibasire, noneho umuryango tuba ariwo duteza ibibazo. Ese kuki noneho ubwo bahera ku muryango abo bagomeramana? Nuko Imana nayo ijya kudushyira ku isi yarabanje ihanga umuryango. Ibyo nabyo tubimenye niko kinajye cyabitubwira, duhange muntu mu ishusho yacu, amurema ari umugabo n'umugore. Turabyumva. None abandi nabo ibi barabizi, nyine dusaba muri Bibiliya bati natwe niba tugira ngo Imana tuyirukane ku isi, reka duhere aho nabo yahereye. Hahandi yavuze ngo reka duhange umuntu mu ishusho ryacu, tumureme ari umugabo n'umugore. Bati natwe noneho nabo basa naho ayo magambo ya Bibiliya bayagobetse ariko bagira ngo gahunda yabo igaragare. Bati reka noneho twebwe dusenge umuryango, tuwibagize ya shusho mbi ituma nyine bongera kugarukira Imana. Tubigeraho dute? Dukwirakwiza amashusho y'urukozasoni. Gihuga si yo ntaso gukwirakwiza gusa amashusho y'urukozasoni, tunanyega amashusho meza. Nushatse kubona ishusho nziza ngo ayikunde, tuvuge ko uwo yatayigiye, uwo ntazi ari ibintu bigana, bajye basenga mu magambo birangira aho ngaho, kuko amagambo dufite uko tuzayinjiramo tukabateza uburangare ntibagere kuri y'Imana. Mbere kugira ngo twumve ikibazo cy'imiryango, ntitwabujya gusa ngo imiryango ifite ibibazo, reka twabone uburyo bwo kubibona, tubishyire mu rwego rw'isi, tubishyire mu rwego noneho rwa gahunda y'Imana. Kuko ubona ntabwo biri gusa muri Afurika, biri muri Aziya, biri muri Amerika, twari dukwiriye kwagura. Noneho kugira ngo twagure uburyo bwacu bwo kubona Bibiliya niyo ituyobora. Ariko ubundi umuntu atangira duhereye ku Imana irema muntu, umugambi yaramufiteho n'ubuhe, umuryango yawubona giti. Ibyo rero tumaze kwibukiranya, Imana yashatse ko abantu buzuye isi ihereye ku muryango, ariko wa muryango igashaka yo guhora ugaragaza ishusho Mana. Duhange umuntu mu ishusho yacu, turema umugabo n'umugore. Ibyo bintu turaza kugarukaho. Nyagasani we mbese ni nkaho abona ikigeragezo abagomeramana bazitwaza kugira ngo badutandukanye nayo, iba yamaze kugikumira. Kuko niba dushaka kugira ngo natwe tubone ibisubizo, niturebe Imana iduherekeza, izi yuko tugiye kwerekwa n'amashusho y'urukozasoni, tugiye kwerekwa n'abantu batubwira ngo ujye usenga ariko utabona ishusho nziza muri wowe, usenge mu magambo gusa mu mwuka n'ibintu nk'ibyo ngibyo. None Imana wagera ubwawe nyine ugahondobera, ugasinzira, ukarangara, none ukarangiza uti gusenga ntacyo bimaze, ariko ukaba winjiye muri bya bindi abagomeramana bashaka kugeza. Icyo ngicyo nicyo nagira ngo mbere na mbere mbasangize. Muri ibyo bintu bifite ireme cyangwa ntabwo bifite, turabona imiryango irimo irasenyuka nibyo, ariko naho ngaho bityo wenda kugira ngo ntange urugero ruto rugaragaza wa mugambi Imana ifite ku muryango n'uburyo abagomeramana batwibasiye bahereye ahantu tudashobora
kuba twakwikura niba tutagarutse ku ntangiriro. Dufate umusore n'inkumi baganiriye bagakundana bakumva icyabafasha nuko bashinga urugo bakabana, tukabatahira ubukwe tukabona ibintu ni byiza, tuti rwose muzabyare hungu na kobwa, umwaka umwe ukashira indi ugataha wenda bakabyara n'abandi ukajya kubona ukabona ibibazo byaje, bakajya badutumira bati nimuze mudufashe rwose mutwunge. Iyo urebye ikibazo gikomeye baba bafite si ukumata ishusho umwe yari afite kuri mugenzi we yarahindutse, hari indi shusho yamwambitse ku buryo we apfa gusa kumva akuze yafashe agahita yimushyiraho, noneho bikaba birarangiye agahitamo kugira ngo utandukane n'umuntu ugere n'aho mwajya kwaka ubutane mu butegetsi, urabanza ukamwambika ishusho itandukanye niyo wamubonagamo mbere. Hari ishusho umwomekaho, ariko iyo shusho mbi umwometseho ntabwo aba ariyo afite we wese, kuko hari undi umuhamagara kuri telefone cyangwa se bahura akamuramutana n'urubuzo, ruvuga ko nawe ubashije kuba wahindura ya shusho mbi wegetse kuri wa wundi mubanda, ubuzima bwakomeza. Iyo natangiye kugirana ibibazo n'uwo twashakanye, iyo nsesenguye nsanga hari ishusho namwambitse, nkavuga ariko sigegeye nawe yarayinyambitse, ariko ni ishusho, ku buryo tubashije guhindura ishusho mbi, mbashije guhindura ishusho mbi mfite kuwo twashakanye nkayigira nziza, twakongera tukandukana, twakongera tukabona ibintu bigenda neza. Ikibazo rero ni icyo ngicyo cy'amashusho ishusho mufite, kuko wa muntu aba akigenda, wa muntu aba rwose ariko ntabwo sinshobora kubona bakumva umva ijwi ryonyine ukumva yashusho iragarutse. Ikibazo rero aho rero niho isi ya none yadufatiye, izi ububasha bw'amashusho, noneho igakora ku buryo ikwirakwiza amashusho agenda asenya imiryango. None twebwe iyo tutacukumbuye ngo tugere ku muzi w'ikibazo no kukibonera igisubizo kirambye, kibishoboka. Ikibazo gikemura ari uko nageze ku muzi wacyo, nawe iyo ushatse kugikemura mbereye ku mashami ntacyo byamera. Ubwo rero icyo twumvikanye muri aka kanya tumaze nicyo ngicyo, tubashije guhindura ishusho mugenzi wawe abufiteho, ubuzima bwakomeza. Niyo mwaba mufite ibibazo mwabiganira, ariko iyo mugeze ahantu uvuga ngo sinshaka no kumva ijwi rye, ibyo bintu byabaye ibindi, ibintu byabaye ibyapfuye ntanamugishe, oya niba ashaka kugira icyo ambwira azarwanumaho kandi wanumaho, ibyo urumva ko ibintu byakomeye. Aho bantu rero haradusaba ko twebwe tugarukira ububasha bw'amashusho. Abagomeramana bo bazi ububasha bw'amashusho, niyo mpamvu bayakwirakwiza kandi umusaruro ukaboneka kuko ingo zasenyutse. Abana bacu nitubasha kukivugana nabo, uba mukivugana sinzi ibintu areba muri we, ariko tuzi aho bituruka n'ibyuma tubona n'ibiki byose amashusho abamo tuzaho ukatwita umuntu mukaba muganira akanuye ishwita ariko yagiye yibereye ahandi kubera ishusho areba. Ubwo nanjye n'umupadiri nkajya mu kiliziya mvuga ngo ndigisha abantu ariko bagiye, ukabona barakanuye kuko barakureba, kera kabaye ukabona umwamunze umutwe ukamuta, ariko kubona mu ijambo ry'Imana ku kigo n'umutwe ukubise hasi, ese ni ijambo ry'Imana ryo kugaswida ni ishusho areba kwiruka, uramubwira ukabona warahugutse, ariko ishusho afite muri we niyo akurikiranye. Bityo rero abagomeramana bazi ububasha bw'amashusho, noneho bakayaduteza tukananirwa kuba twayigobotora ngo tugarukire Imana yaturemye mu ishusho yayo, kugira ngo tubashe natwe gusabana nayo, ahubwo tubona amashusho yerekeza ku Mana. Noneho abagomeramana bazi ububasha bw'amashusho, icyo bakora ni iki? Bakwirakwiza amashusho mabi agakora ibara, twebwe tukayibona tukumirwa tukarekera aho ngaho. Ntabwo dukwiye kurekera aho ngaho nk'abakristo b'Abanyagatolika, bitewe n'uko twebwe dufite umurage w'amashusho, dufite
umurage w'amashusho, ishusho ya Bikira Mariya, amashusho ya Yezu, ariko ikibazo ni ikihe? Amashusho dufite yahindutse umutako, ntawe ukimenya kuyifashisha asenga. Dusenga mu magambo bikarekera aho ngaho, aho batuye ku burangare. Dufite umurage w'amashusho ariko yahindutse umutako, ntawe ukimenya kuyifashisha ngo yimfashe asengesho. Mbashije kwinjira muri iyo nzira yo kwitoza gusenga nifashishije amashusho, ikintu cya mbere nahigika ni cyo musabanya Imana bwanyu, uburangare bwawe buriho, kuko uburangare bwose buza mu ki? Mu mashusho, sibyo? Uburangare ni iki? Ntangira gusenga nkabona amashusho y'ibitandukanye n'isengesho ryanjye, ngira uburangare buza mu mashusho. Ku buryo rero njyewe mbashije kwinjira muri urwo rugendo rwo gusenga nkoresheje amashusho, noneho ntabwo najya mfatwa n'uburangare, najya ntangira gusenga kuvuga ni iyi saha niyo nageneye Imana, ngahita mbura ishusho nziza igakomeza kunsabanya n'Imana. Kurangara biterwa n'uko njyewe ndi imbere ya Nyagasani nitwaje amagambo nkarwana no kuyatondekanya neza, ariko sekibakana imbere mu mashusho yandi twavugaga. Oya, nuko wacu tukajya mu kiliziya ariko muri ruhande ibuka ugeze hariya muri gare wa muntu mwabonanaga, hanyuma se buriya wo mpaye amafaranga yakuvuje ntabwo yibagiwe, ubu ukaba wanjye utayiwe usikona mpaye note ntayansubiza, ubwo watangikiwe ko izina ry'Imana Data, ariko wa muntu mwishyuye na mwishyura ibyo bikaba birarangiye ukaza kugaruka. Ariko shitani yatwaza iki? Uwe ugeze mu kiza wagiye gusenga, umugambi wawe urabona teka wa mugambi jewe ukikiriza hagati, arakoresha amagambo ariko reka agiye gushyira amashusho yo hanze, yicara mu kiliziya ariko umutima we uri hanze. N'ubu dushobora kuba turi hano mu bigaragara turi mu mwiherero, ariko wowe imbere ese umukozi ntasize uwo niba yageragera itungo ntasize biragenda none byawe urabwo twabona rwose umeze neza twigira ashwita, ariko we wagiye uri mu rugo muke mu mashusho ufite imbere. Ibyo biratwereka nyine ububasha bw'amashusho iyo twagiye gusenga. Noneho burya niyo turimo gusenga, nubwo twebwe turwana no gutondekanya amagambo no kwibuka uko batwigishije isengesho n'iri ngiri nk'uko tumaze gutangira, ariko ni byiza kwibukiranya ko iyo ndimo gusenga icyo Imana iha ireme mu isengesho ryanjye, mbere na mbere ni ubushake najyanye bwo gusenga, ni umutima ugororotse wo gusabana nayo. Icya gatatu murakizi, ni amashusho aherekeza amagambo ndimo kuvuga. Ni ukuvuga ko Imana iyo ntihagaze imbere, ikikura mbere na mbere si amagambo mvuga, ni amashusho andimo. Ubwo turumva ikibazo kiri aho ngaho, ni ukuvuga ko iyo ngiye gusenga nkabatwa n'uburangare, Imana irababaye. Niyo navuga rwose ishapure bwanjye rwose ishapure yose ndayirangije, ariko nkayivuga nibereye aho nayigejeje ubundi iki byose mu rumazi cyangwa se mu rukundo rungu, Nyagasani arababaye. Mu magambo arerekana ko ari kumwe nanjye, ariko umutima we uri ahandi. Nyagasani asabana nanjye mu mutima, ntabwo asabana nanjye mbere na mbere mu magambo mvuga uha n'umuyaga. Ni ukuvuga ko areba mbere na mbere ikiri mu mutima. Ikiri mu mutima rero ni amashusho, ni amagambo. Bityo ibyo rero tugarura ku kintu cyo kuvuga ngo reka noneho twebwe tugarukire ishusho iherekeje amasengesho tuvuga. Ese amasengesho tuvuga iyo ndimo gusabana na Yezu, mvuga niwe nyuraho kugira ngo ngere ku Mana Data, iyo niyambaza umubyeyi Bikira Mariya, niwe kuko mba ngerageza gushushanya muri jyewe. Mu kanya tuzi ndakuramutsa Mariya, ndakuramutsa Mariya, agize gutya ati gutya aho ngaho wikongera hirya ibyo undamukije ute, ingozi imbagara undamukije wumva ukumbuye, undamukije ute twagirwa. Ariko tugize amahirwe ntagire icyo ndakuramutsa Mariya uzindama ibyo twakomeza, ariko bizatubwira guhagarara
undamukije ute niko uri wirebera hirya uhareba inyoni zirimo kuguruka ngurandamukije niko kubeshya mwabeshya abantu none musigaye mutubona kubeshya abana ngo ndakura gusa uri murandamutsa ntunandeba uri murebera ibikuruka ngurandamutsa iki kibazo cyawe mbashije kujya mvuga ngo reka amagambo yanjye nyahuze n'ishusho ndimo gushyira muri jyewe umusaruro nabona waba ari ubundi. Noneho rero ibyo bigiye kugira ngo tugerageze gukemura ibibazo by'imbuto imiryango ifite, natwe tuzabashe kujya tunafasha n'indi miryango ifite ibibazo duhereye ku kwitoza tukanatoza abandi guhamana ishusho nziza y'uwo twashakanye. Nabona ntabigezeho asaba Imana yuko ishyiramo iyo shusho, icyo gihe irabikora kuko nicyo isakaramentu ryo gushyingirwa ribereyeho. Iyo byakomeye duhungira kuri wa wundi kuko urugo rw'abashakanye si urwa babiri ni urwa batatu, naho bagatana urunana bakayoborwa n'urumuri rw'Imana. Nicyo isakaramentu ryo gushyingirwa rivuga. Bagarukiriza ahandi wenyine ukuba ni babiri, ni ukuvuga ngo twebwe ku mbaraga zacu ubwo ntabwo muzi ibihe bindi data mwakwemeye kuyoborwa n'Imana. Ngicyo icyo isakaramentu ribara, ni ababiri bafatana urunana bakagenda bahanze amaso rwa ruri Imana iberetse mu ijambo ryayo. Nicyo rero nagira